ariko ndavuga nti buriya koko Marcel arahakana biriya bintu ashingiye kuki ngiye narabihakanye ko byose ibintu birashoka wajya gusambana ukazanazana n'uwo musambana mu maso y'umugore musanga bibaho rwose ubwo nguko niko umuntu aba ateye reka da nawe yaramuzanye akamushyira ku buriri nawe ujya ku buriri muri batatu turi batatu yarabirukanye mwese yaratwirukanye azana undi arahiye ariko iyo namvaga ndakaye nararwanaga warwanaga harashyaga kurakara kwanjye nanjye natuze ubundi ngo umuntu utuje uri umuntu utuje umuntu nawe wumva ko waba n'umumansera ariko nkumva nanone ndashaka kurwanira ukuri kwanjye kwanjye nanjye mba numva wakurwanira rwose nkumva narwanira ukuri kwanjye nuko rero araje asanga mwarwanye kibuno mamaguru twarwanye ariko turwana nari narabimubwiye ndamubwira reka nkubwire ntimukajya mujya mu cyumba cyanjye mufite icyumba cyanyu ibi bintu ni bibi abana banjye bari batoye umwana w'imyaka 3 n'umwana w'imyaka 2 ugiye mu cyumba none papa wabo bari bumukurikire none papa wabana najya mu cyumba ntibari bumukurikire se baramukurikira numva ibyo bintu nakajagara numva ibyo bintu ari bibi numva ndabyanze asanze mwarwanyira ahita birukana aje rero asanze twarwanye aravuga ati sinshaka intambara ahangaha ibyiza ako ngiye rwa gatabo nanjye yankubise urushyi yaraje guceka urushyi nanjye yarankubise uramukubitiye imurwakazi kuko nanjye ibintu nakoze ntaraje sohora wa mugore ndamukubita maze kumukubita n'ibirahure by'inzugi byose ndabimenagura reka da nagira ngo mbereka ko nta mikino ihari reka da ko umugore narabimubwiye umugore narabimubwiye navuga numva rero reka nkubwire nzagukubita reka da niwongera kunyinjira mu cyuma azagukubita aho bikiri bikino ndangije rero mbonye umugabo amaze kujya ku kazi ndavuga ni noneho rero nta kundi uyu mugore ngiye kumukubita reka da fata abana banjye bakingirana mu cyumba maze kubakingirana mu cyumba fata rakerete ubwo umuryango wo mu gikari nawe ukinze n'uwo kuri salo nakinze abantu ari buncikire fata rakerete ndamubwira ngo ngiye kugukubita n'iryo jambo navuze ngiye kugukubita iwanyu baze batwara umurambo reka se ko wari warakaye cyane ariko nari narakaye kuko numvaga ibyo bintu nabishaka wari warakaye cyane ni ukuvuga ngo umugabo niba biteye yarazaga agakundwakaza cyane aho ngaho hagati aho ibyo nari mbizi ko ari umugore we ariko si ngombwa kugira ngo uze ubinkorere mu maso ugaragariza agasuzuguro kameze gutyo ubwo iyo myaka yose irenze 33 yose wayifashemo ntiwongeye kumenya icyitwa umugabo none se umubiri niwo ugutegeka cyangwa niwo ugutegeka ariko umubiri uraryana usenga turabashuje kandi turabashimira inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official na Magic History TV twongeye kugaruka nyuma y'igihe kinini twari tumaze tutavugana cyangwa tutabonana twari tubakumbuye rero twari tukumburanye cyane ariko intego yacu no kubaha ibyishimo no kubaha makuru menshi agiye atandukanye ndetse no kubagezaho ibiganiro n'ubuhamya mu by'ukuri bigenda byubaka benshi cyangwa bikora ku mutima nyuma yuko rero mutubwiye muti mujye mudutumirira abantu bafite icyo kutubwira bafite ubuhamya bafite inama uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'umubyeyi mwiza Josephine ungana mama murabibona ko imva ari uruyenzi kandi ngo imvi z'umusaza cyangwa z'umukecuru nibwo bwiza bwabo sibyo mama ubu rero icyo tugiye gukora ni iki ndagira ngo muhakanye abanza bibwire ariko yambwiye yuko abanza no kubasengera hanyuma agiye kudubuhamya ubuhamya bukomeye bw'ibintu yanyuzemo kandi abenshi hananga namwe ibyo bintu mwagiye mubinyuramo aha rero icyo tubasaba no kudutiza amatwi mugakora subscribe mugakora like mugakora share kuri channel zombi abakunzi ba Magic History TV mukore subscribe kuri Mama Mignone Official abakunzi ba Mama Mignone Official nabo bakore subscribe kuri Magic History TV nuko bimeze ni channel ebyiri ariko zifitanye imikoranire zifitanye uburyo zuzuzanya Imana ibaho umugisha ndabizi muri imfura kandi muri imfura zikarabye nta kibazo cyanyu nta ribi ryacu namwe reka rero duhe mama wacu akanya hanyuma abanza dusengere ave mu isengesho atwibwira hanyuma duhite twanzika mu buhamya adufitiye uno munsi murakoze mureke dusenge yego Mana yo mu ijuru mukiza mwiza turi imbere y'amaso yawe gitondo cy'uyu munsi turagushimira ko wemeye ko twongera umunsi wo kubaho uyu munsi ubaho twongereho kubaho
umunsi w'umugisha kandi umunsi wo gukomeza gutekereza iby'ubwami bwawe. Urakoze cyane kuko bidufasha, bitugirira umumaro, ubiduhera ubuntu kuko uri Imana igira ubuntu. Komeza kubana natwe muri byose, tubisabye gutyo twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bakunzi bacu urakoze kubasengera. Hanyuma amazina yawe? Amazina ni Mukandahiro Josephine. Mukandahiro Josephine, turakwishimiye, tuguhaye ikaze kuri Magic History TV na Mama Mignone Official. Urakoze cyane. Aba babyeyi uwitwa Mama Mignone ndetse na Mama Nana mwarakundanye cyane ngo mwabaye inshuti, bahoze bambwira bati umve twungutse inshuti y'umubyeyi wacu, kandi mwarahuje cyane. Cyane. Ngaho rero ugiye kuduha ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo cyane cyane mu birebana n'urushako. Ubwo urahera mbese nawe ufite ukuntu wumva uri bubiduhe kugira ngo bigire ishusho bituremamo, ndetse nyuma uri buze no kubisoza uduha inama cyangwa ubwira n'abari mu buzima nk'ubwo nawe wanyuzemo uko bakwifata n'uko bakwitwara. Inama ndayitanga nyuma. Yego. Ndashaka kubanza gutanga ubuhamya. Yego. Kugira ngo rwose inama ize kumvikana. Yego. Ariko rwose nifuje gutanga ubuhamya neza ku buryo inama nayo nifuje ko yaza kumvikana. Yego. Ngewe nakoze ubukwe muri 89. Wakoze ubukwe muri 89? Yego. Mbana n'umugabo, ariko mbere yo gukora ubwo bukwe nge natekerezaga yuko ntazashaka. Yego. Numvaga nzaba umubikira. Numvaga nzaba umubikira, mva nuko nguko, ariko nyuma naje kuzahura n'ikibazo cyo kurwara amaso, kwiga biranga, nanirwa kwiga. Ubwo mbona yuko kuba umubikira bitagikunze. Maze kugira imyaka 22 mbona ko ari ugushaka. Yego. Biba gutyo, ariko nanjye nanoneho mu bitekerezo byo gushaka nkumva sinzashaka umugabo udafite imodoka. Umva uzashaka ufite imodoka? Numvaga nshaka umugabo ufite imodoka kandi mwiza, dushobora kujyana tugatembera. Mwiza uravuga ku isura? Wambara neza. Numvaga nshaka umuntu wambara neza. Ubwo ni wari umwibone? Wari umwibone? Ntabwo nari umwibone, ariko numvaga nshaka umuntu wambaye neza, usa neza. Reka da. Wari uturukaga mu muryango se w'abakire cyane? Oya. W'abasirimu se? Hari ukuntu abantu baba batari abakire cyane ariko hari abasirimu ukuntu. Wari waravukiye he ubwo? Hariya Igikondo. Wari umwana w'Igikondo? Akarere ka Kicukiro. Wari umwana w'Igikondo? Icyo gihe waratwigaga muri za 89? Waratwigaga rwose. Rero uwo nguwo ufite imodoka, abadafite imodoka barazaga nkabahakanira. Ubwo wowe wireberaga imodoka, amafaranga, isura no gusa neza n'ubusirimu no kwambara neza. Ibyo bintu se ukaba wumva wenda turi buze kubigeraho, ariko reka dukomeze. Hanyuma udafite imodoka yaza hakana hakiri kare. Yego. Vuba. Yego. Uw'imodoka se waje kumubona? Naje kumubona. Hanyuma rero naje kumubona, nawe ntiyatinze guhita afata irembo no guhita asaba ubukwe buba burabaye. Nawe uti nafatishije nabonye imodoka. N'amafaranga yari afite? Ntabwo ari menshi. Ariko yari afite? Yari afite, yarakoraga. Amafaranga ntabwo nari amafaranga sinarebagaho cyane. Warebaga imodoka? Ibyo bibiri. Yego. Narebaga imodoka nuko tujya gutembera. Yego. Mvuga nshaka gutembera mu modoka, tuza nk'iwacu, tugaparika imodoka, bakaduherekeza. Bakabaherekeza bagahita umuntu. Nashakaga umuntu unyingurira imodoka nkinjira. Ariko no. Washaka umuntu uzajya uza agakingurira igiti mpabuje nimuze mwinjira. Agakingura imodoka. Noneho nkinjira. Sibyo bintu sibyo wari wabonye muri filime? Sinzi ukuntu byanjemo. Nyine nuko wari ufite mu mutwe. Ariko byanabaye gutyo. Wa mugani tukibonana. Nuko yabigenje. Kirakubaye ati mabuje atambuka imodoka, akaza agakingura imodoka nkahagarara. Akaza agakingura nanjye nkinjira. Nabyumvaga. Hanyuma rero twakoze ubukwe. Ikindi kintu nashakaga ubukwe bubera muri Saint Michel. Muri Saint Michel. Kwe rero buba neza, bubera muri Saint Michel nkuko nabishakaga.
turagenda tugera mu rugo rwacu, urugo rw'abageni. Yego. Tuba abageni beza mu gihe gitoya. Mwabaye abageni beza, mwagize ukwezi kwa buki kwiza. Kwiza cyane. Muri 89 Ariko biba igihe gito. Amezi 6. Amezi 6 nibo mwari mwabanye neza. Amezi 6 bitambona umwijima niko navuga. Utubona umwijima urabuditse. Mbona umwijima urabuditse, nibaza icyo nje gukora aho hantu, nibaza ikinzanye biranyobera. Ubwo byagenze bite? Buriya ntabwo yambwije ukuri. Duhura ntabwo yambwije ukuri. Yego. Ntiyambwije ukuri ngo ambwire yuko yigeze kubana n'undi mugore, ngo ambwire gahunda ze. Yego. Twarabanye, hanyuma haza kuza umugore azana umwana amusiga ku muryango arigendera. Yego. Noneho nje mbona umwana aryamye ku muryango hari mu gitondo. Ndagenda ndamubwira ngo ndure umwana aryamye hariya ku muryango, umwana n'uwandi. Arareba, rero umwana w'amezi 8. Yari anarwaye, yari yarafashwe n'abarwayi. Araza arareba, arambwira ati umwana n'uwanjye. Numva ndikanze, numva ngize ikibazo, ndavuga nti kuki atabimbwiye koko. Uyu mwana wamubyaye ryari? Umwana yari afite nk'igihe kingana iki? Yari afite nk'amezi 8. Yari afite nk'amezi 8 kuko yari atari yicara, yari muto, yari akana gatoya. Hanyuma akimbwira gutyo ko ari uwe, numva muzi icyo nkora, numva muzi uko mbigenza, ariko nawe mbona buzi uko abigenza. Yego. Arangije arambwira ati rero ndamubwira nti rero genda ujye kuri botike ugure bibero, ugure n'amata, nanjye ngiye guhita cana imbabura tumukorera amata mwe. Yego. Aragiye azanye bibero, azanye amata, nanjye ndayakora amata, turamuhereza umwana, tubonana umwana wanywaga. Umwana yari nyweraga rwose atarushya. Ntabwo yarushyaga. Yari yinyweraga akaryama agasinzira. Mbona nta kibazo kibirimo, mbona nta ngorane zindi, ndavuga nirema agatima, ndavuga ibyo ari byo byose mwana si ikibazo. Yego. Mwana si ikibazo, si nta bintu birenze biri aho ngaho. Gusa nyine kuba atarabimbwiye nibyo byari byambangamiye, ariko numva byanarangira. Ko rero umwana turamureze, arakuze, ngahe gatoya, nanjye mba ndasamye, ndabyaye, tukomezanya gutyo, nza kuzabyana n'undi mwana wa kabiri. Abana banjye bari bakurikiranyeho vuba cyane. Yego. Nyuma y'amezi 9 ngo nari nsamye nanone. Abana baratangaho amezi 9. Numva ni ikibazo, ariko nanone ndavuga ni nyine nta kundi, nyine ni mu rugo. Tuba muri ubu rugo gutyo. Nyuma yaho muri ayo mezi 6 umugabo yazanye ingeso zikomeye. Ingeso mbi z'akajagari zo kujya hanze, mbese cyane. Numva ni ikibazo kiremereye, numva ni ikibazo kingoye, nkomeza kwihangana, nkomeza kubiceceka, ariko ngiye numvaga ntashaka no kunabivuga. Ngashaka kubigira ibanga ku buryo nta muntu ubimenya. Ku buryo nta muntu ubimenya. Sinifuzaga ko hari umuntu ubimenya, sinifuzaga ko hari na mama. Nta mama sinabishakaga ko abimenya. Guceceka ku buryo nta muntu n'umwe ubimenya. Nta muntu wundi numvaga ashaka ko abimenya. Ariko nkajya kumva abantu bo hanze baje barabimbwiye, byaramenyekanye koko. Gatoya ntabwo byanatinzeho, yahise noneho haza n'undi mugore ngo tubane mu nzu. Hasaza n'undi mugore nawe ashatse se? Aramuzana, turabana mu nzu. Murabana mu nzu? No ku buriri bumwe se? Kongo iki? Aramuzana rwose, arambwira gato yamuciye mu ijambo. Wigeze wumva ikiganiro twakoze na mama Minyoni tuvuga ngo hari umugabo ngo uzana umugore ngo akamuzaniraho undi mu nzu? Icyo kiganiro naracyumvise mukivuga. Ariko ndavuga nti buriya koko Marcel arahakana biriya bintu ashingiye kuki? Ngiye narabihakanye ko ibyo si ibintu birashoka. Wajya gusambana ukazanazana n'uwo musambana mu maso y'umugore musanga. Baho rwose ubwo nguko niko umuntu abateye. Reka da. Nawe yaramuzanye akamushyira ku buriri, nawe ujya ku buriri muri 3. Turi 3. Hanyuma turi 3. Ubwo nyine nuko. Warabyemeye se? None se buriya hari igihe ikintu cyangwa rwarahiye.
oya nyine ubwo ngubwo naremeye muri ako kanya naremeye ariko bigeze aho ngaho imbaraga zo gukomeza kwihanganira ibyo zirashira zigeze aho zigashira ariko muri ako kanya naremeye turabana aza kugeza afata uwo mugore afata icyumba cye nanjye nguma mu cyumba cyanjye noneho arerura aravuga ati mbagize abagore mwese mugomba gutuza mugaturana turabana nta n'ikibazo kinahari numva ndiyakiriye niyemeza kwiyakira mukeba wawe se yakubaniye atewe nta kibazo we nawe yari afite yarabyemeye nawe aratuza nawe yaratuje naramuganirije arabyumva hanyuma se warabyaye nawe arabyara byagenze bite ntabwo umugabo yarindiriye ko tubyara yahise atwirukana yarabirukanye mwese yaratwirukanye azana undi arahiye yahise atwirukana ariko noneho muradufite ko numva amafuti yacu akomeje kugenda aba menshi ni menshi ariko ni menshi ngo ni menshi ngo ni nk'ay'ingurube arakoze kuvuga ati abagabo amafuti bagira ni nk'ay'ingurube nyine twageragezaga kwihangana yarabirukanye mwese ntiyanyurwa na babiri noneho wajya kuza n'undi umunsi umwe reka se ubwo rero urumva mukeba wawe mwagombye kuba muri n'inshuti yaraje asanga twarwanye yaraje asanga mwarwanye mwari mwavuye ikizi ariko mu by'ukuri niwe watumye turwana reka se niwe watumye turwana kuko uburyo yatumye turwana hari ukuntu njye nifuzaga yuko umugore we aguma mu cyumba cye nanjye nkaguma mu cyanjye kandi niyo gahunda niyo disipurine nziza noneho rero we yajyaga aza agahamagara uwo mugore we mu cyumba cyanjye ngo baganirire mu cyumba cyanjye reka da nicyo cyatumye mushyirana noneho njye nkareba ako gasuzuguro nkareba ako kajagari nkumva ndakanze reka da wowe uraje uri umugabo yinjiye mu cyumba cyanjye aramuhamagaye ngwino hano bakaganira mu cyumba cyanjye nkaza nkabahagarara hejuru ariko se nk'ubwo ibintu muba murimo n'ibiki kuki mutajya mu cyumba cyanjye koko umugabo ati ibyumba byose ni ibyanjye ibyumba byose ni ibyanjye ari kiriya ni icyanjye na kiriya ni icyanjye ni ibyanjye byose nubwo nkumva gusa icyo mvuga noneho nkavuga nti buretse rero aze kugenda aze kuza kumukubita nicyo namujijije wamurushaga imbaraga ze cyangwa nubwo ntuzi wombetse witurije nubwo njyewe nari ntuje ariko iyo namvaga ndakaye nararwanaga wararwanaga harashyaga kurakara kwanjye nanjye natuze ubundi ngo umuntu utuje uri umuntu utuje umuntu nawe wumva ko waba n'umumansera ariko nkumva nanone ndashaka kurwanirira ukuri kwanjye kwanjye nanjye mba numva wakurwanira rwose nkumva narwanirira ukuri kwanjye nuko rero araje asanga mwarwanye ikibuno amaguru twarwanye ariko turwana nari narabimubwiye ndamubwira nti reka nkubwire ntimukajye mujya mu cyumba cyanjye mufite icyumba cyanjye ibi bintu ni bibi abana banjye bari batoya umwana w'imyaka 3 n'umwana w'imyaka 2 ugiye mu cyumba none papa wabo bari bumukurikire nese papa wabana najya mu cyumba ntibari bumukurikire se baramukurikira numva ibyo bintu nakajagara numva ibyo bintu ari bibi numva ndabyanze asanze mwarwanye ahita birukana aje rero asanze twarwanye aravuga ati sinshaka intambara ahangaha ibyiza ariko ngiye rwa gatabo nanjye yankubise urushyi yaraje guceka urushyi nanjye yarankubise waramukubitiye inkurwakazi kuko nanjye ibintu nakoze ntaraje sohora wa mugore ndamukubita maze kumukubita n'ibirahure by'inzugi byose ndabimenagura reka da nagira ngo mbereke ko nta mikino ihari reka da ko umugore nari narabimubwiye umugore nari narabimubwiye navuga numva rero reka nkubwire nzagukubita reka da niwongera kunyinjira mu cyuma azagukubita aho bikiri bikiri ndangije rero mbonye umugabo amaze kujya ku kazi ndabagana noneho rero nta kundi uyu mugore ngiye kumukubita reka da fata abana banjye bakingirana mu cyumba maze kubakingirana mu cyumba fata rakirete ubwo umuryango wo mu gikari nawe ukinze n'uwo kuri salo nakinze ahantu ari buncikire fata rakirete aramubwira ngo ngiye kugukubita n'iryo jambo navuze ngiye kugukubita iwanyu baze batwara umurambo reka se ko wari warakaye cyane ariko nari narakaye kuko numvaga ibyo bintu ntabishaka wari warakaye cyane ni ukuvuga ngo umugabo niba biteye yarazaga agakundwakaza cyane aho ngaho hagati aho ibyo nari mbizi ko ari umugore we
ariko si ngombwa kugira ngo uze ubinkorere mu maso ugaragariza agasuzuguro kameze gutyo. aha ubwo se ni ishyari wari wagize cyangwa ubundi byari bimeze bite kugeza ubwo urwana kubera ko wabonaga umugabo bamukundwakaza ubwo nawe wagize ishyari? Ntabwo ari ishyari, ntabwo umuntu wamugirira n'ishyari ngo binemere. Waba ugiye nari kuba ngiye kwitesha umutwe no kwisaza. Ntabwo wari umuntu wafuhira umugirira ishyari, wari waremeye urwaje nyine byarahuye. Aha ubwo rero umugabo asanzwe mwarwanye inzu mwayimennye ibirahure mwagize mute, yaravuze ati ibishyano ringuyeho sinarishobora reka nirukana aba bagore bose, arabirukana mwese. Mwarabyemeye se muragenda? Twaragiye. Njyewe yarambwiye ngo dore rero ngo niwe nyirabayazana. Ngo hatayo nazaza nkagukubita ngo ugasanga wenda ndanakwishe. Ngo ibyiza ngo pakira ibyawe byose. Ngo nahise mfata valise yanjye ahita yishyira mu modoka, bikapu byanjye byose, nari mfite n'imashini idoda nkayishyiramo, ahita aguha ifuti. arambwira ati tugende mujyane iwanyu. Yakujyanye iwanyu aragushorera? Aranjyanye. Ntabwo se wasabye imbabazi? Ntabwo waciye bugufi cyangwa nawe wumva utashaka gukora ugumamo? Ntabwo nasabye imbabazi kubera yuko byari byanze nta bundi buryo bwari buhari. Wabonaga ubuzima bitakunda. Aha uragenda ujya iwanyu, hanyuma mukeba wawe se we? Kandi nubwo nari narabanje no kugerageza no kuba mu gikoni kugira ngo mbe umukozi wabo reka. Wari warabanje kuba mu gikoni? Nabanje kuba mu gikoni kugira ngo mbe umukozi wabo, ndavuga uyu mugabo n'uyu mugore ngiye kuba umukozi wabo. Ariko mugumye baze mbe nirerera abana. Nta mukozi se mwari mufite? Umukozi nawe yari umugore. Wiki? Akaze ibintu rwose ibintu babana ni ibintu nazabyumva none azanyica, azavuga ngo byambwira ngo byari ukuri, nawe azabigira urwitwazo. Umukozi mwari mufite nawe yari umugore wa gatatu mu rugo? Wabimenye uteze? Umukozi yarabitubwiye. Ababwira ngo iki? Njye n'ubwanjye ariko naranabifatiye. Umunsi umwe nameshe imyenda y'abana, nyanika mu rugo kubera ko hari hafunze, ari igipangu hari hafunze. Noneho kwa kundi wanika imyenda y'abana ikarara hanze. Yego. Ndatekereza ariko hari n'igitenge. Ndavuga ariko haza kugira umuntu wurira akanyibira igitenge buriya. Nkingura ngiye kuzana cya gitenge gusa wenda mu myenda ari hanze, ariko igitenge cyanjye nashaka kukizana. Ndakizana. Noneho ninjira mu cyumba cy'umukozi ngira ngo mfate ibase kirimo cya gitenge kuko cyari gitose, nzabe nyamike ejo. Yego. Nsanga wa mugabo ari kumwe na wa mukozi. Bari kumwe se bari mu gikorwa? Silence means yes. Ubwo wubitse amaso ukabugize za soni zawe natangiye kumenyera. Tayari ubwo byari bari rwahanye inkoyoyo. Ndangije ndavuga nti ibintu ni ibiki koko. Ndasubira ngira mu cyumba cyanjye kwiryamira. Ariko ni wakopfora. Bazamukeba wanje. Ese ntihundi ndabimubwira. Arambwa atari ko ibintu bimaze iminsi. Ati giye bundi nigena naranabibonye. Narabitekereje. Ati bundi uyu munsi uyu yaraye aho ngaho reka da. Dutangira rero kumenya yuko n'umukozi nawe abiri. Umukozi ariwe. Nukuvuga ngo iyo yabaga ataraye iwawe wumva ko yaraye kwa mukeba wawe mu cyumba aho amaze kubatandukanyiriza igitanda, umwagize icyumba cy'undi akagira iki. Noneho atabaraye kwa mukeba nawe akagira ngo yaraye iwawe, kumbe afite ahandi hantu yigugitse ku mukozi. Ubwo ari ku mukozi ngiye nkagira ngo ariko kwa mukeba wanjye akagira ngo ari iwanjye. Yampaye nka data. Biba gutyo. Ubwo arabatunze muri abagore batatu. Uzamenya ibyo ngibyo bitewe nuko ngiye gushyiraho ya base yari irimo cya gitenge. Niho namusanze. Usanga mukeba wawe namaze iminsi mike abimenye. Arambura atari ko gena narabitekereje. Reka da. Ubwo se uwo mukozi wanyu ni yari icyuki? Umukozi nyine nawe twahize tubimubaza mu gitondo, aravuga atari ko nta kintu mumbaza, nanjye ndi umugore. Reka da. Nanjye ndi umugore nkamwe. Nimugire ikintu mumbaza. Ubwo ngubwo noneho aheraho afatiraho no kudusuzugura, ukaba utamugura utijya kugura isukari yari kuri botike. Reka da. Ati nanjye ariko ndi umugore hano tinihahiye se mwabibonye. Mugiye cyangwa mu byihorere. Yego. Ubwo rero hagati aho maze kubona ibyo. Ubwo nabirebye nitegereza iyo shusho y'ibyo bintu, ndeba amaherezo, ndeba ibikuntu ibintu bihagaze, ndeba ukuntu bimeze, mbona ntibizavamo. Yose ntimwasengaga? Mwarasengaga? Twarasengaga.
Mwasengaga gute seize? Njyewe nari umupanikote. Reka da. Ari umupanikote ahubwo naje kubona yuko mpamagara abantu twasenganaga nimudufashe gusenga rwose. Turasenga, turimo dusenga. Kumwe abapanikote basenga bavuga ngo nirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu. Ego. Basenze gutyo baravuga ati twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu. Wa mugore yari ari mu cyumba arabyumva. Aravuga ati ninjye dayimoni. Ego. Nta wundi ninjye dayimoni. Wa mugore uvuga ari mukeba wawe? Mukeba wanjye. Yahise afata imyenda ye arigendera. Mukeba wawe yarahukanye? Yarahukanye. Aragenda. Arigendera. Umugabo aje asanga yagiye, aramaze ati se yagiye gute? Simbizi. Ariko akaba arabizi ko nyine yagiye. Ego. Ndangije buke mu gitondo umugabo yaraje arara mu ntebe. Ego. Yaryama. Arababara ati umugore wanjye yagiye. Yajya mu cyumba cya mukeba wanjye, ntiyaza no mu cyumba cyanjye, arara mu ntebe. Ndangije ndaza ari mu gitondo ndamubaza nti se bimeze gute? Ati nyine atungubu njyewe. Aragenda ariko mbona mu maso byahindutse. Aragenda ajya mu cyumba azana alubumu y'amafoto y'ubukwe bwacu. Arayagabanya. Afata amafoto mwashyira ku ruhande, afata ndayashyira ku ruhande. Ati noneho ati hitamo muri aya mafoto. Ndafataye. Nawe afata yayandiye. Ndetse yashyira mu ikote. Nanjye yanjye ndagenda ndayabika. Arangije arambwira ati rero ayo mafoto uzajya uyanyibukiraho. Aragiye mu cyumba azanye ikote yari yambaye ku bukwe, aryambitse umwana we w'imfura, afashe ishati yari yambaye ku bukwe nanone ayambitse uwanjye, afashe n'umupira wundi awambitse wa wundi nawe. Arangije arambwira ati rero wowe ufite umuryango, ufite iwanyu. Ego. Ufite papa wawe, ufite na mama wawe. Ego. Ibyiza igendere kwa papa wawe usanga ababyeyi bawe. Nanjye aba bana ninjye muryango wanjye bafite. Ego. Ninjye muryango wanjye bafite, nta wundi muntu bafite. Ngiye gukora ibishoboka byose. Fata iyi modoka, nashyiramo esanse nkayitwika. Nayijugunya, nayisekuza igiti. Nayita muri Nyabarongo. Ariko ndakora ibishoboka byose. Ku buryo hapfana n'aba bana banjye. Numva ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Numva ibyo bintu birarenze. Ego. Numva ibyo bintu simbyumvise, numva ibyo bintu birandenze. Ego. Ndavuga nti ubu ngubu koko umuntu yajya kwiyahurira iki koko? Ndamubwira nti noneho twari uko nguko bimeze, akanzijya kumukuzanira. Kuko njyewe nari naramaze kwiha amahoro. Ndavuga nti umva uko byagenda kose uyu mugore n'uyu mugabo bazabane. Wari wariyakiriye? Nari nariyakiriye. Bazabane, nanjye zakomeza mbahanga cunganye n'abana banjye. Ego. Ndera abana banjye mbarerere hano, ncunganye n'abana banjye, cunganye ko nanabyara. Nta bindi. Iyo myitwarire y'uwo mugabo yari ukukwereka yuko yababajwe nuko umugore we wa kabiri yagiye. Uraho nawe tujya kumumuzanira. Yarambwira ati kuva yagiye ubuzima bwanjye burahagaze. Yaramukundaga. Oya ni kwa kundi umuntu aharara. Hari umuntu uharara. Agaharara, kaguharara, yaguharara kaba yanakwiyahurira. Yego. Kaguharara cyane ku buryo ushobora no kwiyahura. Wagiye rero mukeba uramuzana? Naragenda muzana. Birakunda. Ubuzima burakomeza. Naragenda iwabo, ariko amaze kumbwira gutyo nahise mbitekereza ndavuga niko so nagenda agafata wa mugana agafata abana akagenda kwiyahurana nabo naba ngiye komaga umutima wanjye bitekerezaho. Ariko noneho ndongera ndatekereza nti ntacyo ubwo nasimubwiye ko ngiye kumuzana ashobora gutegereza. Ko nari nabimwijeje niwe rindira ngiye kumuzana. Usara kwemerera ko waragiye uramuzana birakunda. Umaze kumuzana rero ubwo nagandi gace twaye twongeyeho kamakuru tari waduhaye, ariko ubwo tugeze hahandi yabirukanye mwese. Ko yabirukanye mwe babiri, umukozi yarari? Umukozi nawe yarahari. Nawe yaramwirukanye se? Umukozi yahagumye nk'icyumweru, yaje kuzamwirukana nyuma. Azanye undi. Ubwo mwese batatu murashwiragira hanyuma azana undi. Mumaze kugera iwanyu se byagenze bite?
buri wese ageze iwabo yagiye nagiye ntwite ngo n'uriya yagiye atwite ubwo rero yagiye abyarira iwabo nanjye ndagenda mbyarira iwacu. nta gahunda se yo guhuza imiryango cyangwa no kuvuga ati kurumva wari nk'umugore mukuru uzwi n'imiryango warakoze mariage yarabereye Saint Michel ari ibintu nyine abantu barabibonyemo ibyishimo, nta gahunda yigeze ibaho kuvuga ati dutumire imiryango ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umugore abahari hanyuma baze batwunge bumve n'ibibazo byacu cyangwa nawe utange ibibazo ubona ku mugabo ari mateza? Ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho kubera yuko namaze no kubyara ntabwo yigeze aza kureba umwana, ntiyigeze aza kwita n'umwana. Rekaze nawe wari warazinutswe? Ntabwo yigeze aza kwita umwana, nigeze aza kureba umwana, byarangiye gutyo. Yamaye ko numva wanyuze mu bintu bitoroshye. Byarangiye gutyo. Hanyuma abana se baje gukura, waje kubyara, ababyeyi bawe bari bahari, bari bakiriho? Ababyeyi bari bakiriho. Barangije baragufasha baraguhemba, bose babivugaga hiki? Nyine ababyeyi bo barabirebaga bakareba ubwo buzima, bakareba ukuntu bimeze. Ababyeyi barambwira bati mama yarambwira ati wowe ntuzamwirukanka inyuma. Nuko yambwiye ambwira ati kandi ntuzirike inyuma y'imitungo ye. Yego. Mama ambwira ijambo ryiza cyane rikomeye. Ambwira ati ntuzirike inyuma y'imitungo ye, uzamwihorere. Uzamwihorere ati kandi noneho ubwo uzashaka ukuntu wikorera, uzakora, tuzagufasha nta kibazo. Abana bakure babeho. Abana bazakura babeho. Abana twaye abana babiri bo bazunyeyo. Hari abana bagumye kwa papa wabo. Abana bagumye kwa papa wabo. Wa undi se mutoyi wabyariye mu rugo ahamariye gukora ntiyakwishyuzaga se? Icyo kintu nizo mbogamizi nagize cyane. None amaze gukura yarabikoze ibyo bintu. Hanyuma akeneye no kumenya abavandimwe be. Akeneye no kumenya abavandimwe, akeneye byose kumenya. Byarangiye bite? Arabimbaza. Byarangiye bite? Arambwira ariko ati umwana mutoya ufite nk'imyaka nk'itanu itandatu. Burya bari abana babakunda barabaza cyane. Yego. Yarambwira ariko ati njye numva bavuga ngo papa afite imodoka, ati ubundi bimeze gute? Ariko ntiyaranamuzi. Kandi umugabo yabaga i Nyamirambo ariya kuri Cosmos. Yego. Nanjye mbigikondo. Ekata. Ariko umwana agira imyaka itandatu ataramumenya. Ataramumenya. Tamuzi. Tazi n'izina rye. Nyuma yaje kumumenya? Naje kumujyanayo. Kuko buriya njyewe niyo nakoraga ibyo bintu byose. Yego. Nageragezaga kureba ikintu kitazangiraho ingaruka ngo kigire no ku bana cyangwa kigire n'ingaruka ku bana. Yego. Kinturutseho. Yego. Ndavuga uyu mwana atazababara akagira agahinda kuko atigeze amenya papa we. Atamenye n'abavandimwe. Yego. Numvise yaramunyishyuje. Yego. Namubwira niba ushaka kureba papa wawe nzakujyana. Namunguriye imyenda, twenda twiza, njya muri Tedomiri ngura twenda twiza, inkweto, ngura kamarete ndamujyana. Kugira ngo arebe papa we kuko yari arimo amunyishyuza. Yego, abona n'abavandimwe. Impamvu yatumye mbona yuko amushaka cyane, hari kuri Noheli umunsi umwe. Arambaza atari ko ati ndi papa wanjye araheye. Yego. Ndamubwira niko papa wawe arahari. Yego. Atari ko ati none se ko atajya ngurira umwenda. Yego. Ese imyenda no wifite? Nireba ngemba nakugura imyenda muri Tedomiri, nakugura imyenda myiza, ukuntu bambaye muri quartier niwe mwana wambaye neza, nkamwereka abana bangana bose arusha kwambara. Kandi ndebe inkweto. Ukagerageza kurwara ishyaka ry'umwana kugira ngo yambare. Yego. Reba ukuntu bawambaye neza kuruta bari abana bose bahariye. Yaje se arangije arambwira ati ndashaka kumubona. Mbona yuko ashaka kumureba. Ngo naramujyanye mugejejeyo umugabo arambwira, umugabo avuga ijambo ribi cyane. Arambwira ati muzane nyine ajye mu bandi. Nyine nibizajya bibacanga muzajya muzana abana. Yego. Ubwo nawe byagucanze. Yego. Ariko njye ngabaza icyo ndiho. Mwana nyine mbona hageze, mbona ngize ubwoba, mbona arikanze, mbona sinzi ukuntu abonye. Se yarabonye bwa mbere. Yego. N'abavandimwe yarabonye bwa mbere. Ariko ngiye ngira ngo amenyane na papa we. Yego. Amenye iwabo. Iwabo. Amenye. Ubwo twari twanajyanye n'utwenda twe kugira ngo nyine hari muri vacances. Ajya ahindura. Nje musezeraho ndataha. Hanyuma baza gufungura akabari rero. Bamushyira muri ka kabari. Bajye gucuruza inzoga y'urwabo. Umwana bamushyira mu kabari yiga mu wa 4. Yigaga mu wa 4 primaire. Mu wa 4 primaire. Yego. Bafungura akabari k'urwagwa
sanga bamushyize mu kabari k'urwagwa, musanga acuruza mu kabari k'urwagwa, ahantu hari abantu bita muri Njamena. Ndahumva. Yego. Ariho bashyize akabari k'urwagwa, umwana acuruza urwagwa. Umwana se yari yaje gukura kugeza ubwo agira ubushobozi bwo gucuruza? Oya, yari mutoya kugira ngo nyine kwa kundi usiga wapimye inzagwa mu macupa ukamubarira ayo macupa uza umuhereze. Yego. Amaye nka data. Sanga rero umwana bamushyize mu kabari k'urwagwa, kandi yari umwana w'umuhanga, uwa mbere nta nubwo n'umwana yabaga n'uwa kabiri. Yego. Uwa mbere biroteze ndazifite. Yego. Yabaga uwa mbere rimwe, wa mbere, kandi akarusha amanota menshi n'uwa kabiri. Yari umuhanga cyane. Yego. None se ubwo uwo mwana yakiriwe ate n'abavandimwe be? Abavandimwe ntabwo bamwakiriye neza. Ntabwo bamwakiriye neza. None se abavandimwe bo ntibajyaga bagusura uri mu rugo hahandi kwa iwanyu? Baratorokaga bakaza. Barazaga. Bivuze ngo nubwo mwabanaga ariko mutabanaga na papa wabo, ariko abana bakomeje kujya biyiba mukagirana umubano. Nanjye najyaga ku ishuri kenshi kubasura. Yego. Inshuro nyinshi nkajya ku ishuri kubasura, nkabasangayo, nkabaganiriza gutyo. Yego. Hanyuma rero ubu ngubu tugeze mu tuntu n'utundi. Ngiye kukubaza ibibazo umuntu yagirira amatsiko nyuma yo kumva inkuru yawe. Ko wumva ari ibintu byabaye kera. Washatse muri 1989. Urugo rwasenyutse hashize nk'imyaka ingahe mubanye? 5. Imyaka 5. Urumva ntiwayitinzemo. Ubwo rwasenyutse nko muri 92. 92? Hoya. Ntabwo ari muri 92, nko muri 93 na kane buryo. Jenoside yabaye rukiriho? Oya, jenoside yabaye ndi mu rugo, mba mu rugo. Ubi wanyu. Urumva hashize imyaka irenga 30. Hashize imyaka irenga 30. Ubwo hashize imyaka irenga 30, urwo rugo nyuma yabwo waje kurambagizwa n'abandi, waje kubyara abandi bana mu rugo, ugira wenda abandi bagabo, nuko nimbagira benshi ahubwo. Uza kugira wenda undi mugabo, kubera ko uko bigaragara umuntu wakorera mu myaka ufite arabona ko mu gihe cyawe cy'ubuto hacaga uwambaye. Icyo gihe nari mfite imyaka 27. Nari mfite 27. Urumva rero wari icyuki, sibyo? Ninkoresha imvugo z'ubusura zimenya. Urumva wasaga neza, kuko nk'abantu inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official na Magic History TV, ibyo ndi kuvuga giye nibyo ndi kureba imbere yanjye. Ibyo byose wareba fresher ufite, wareba ukuntu uri umusirimukazi ku myaka yawe ufite. Icyo gihe mu myaka 27 wari n'ubundi waragakumi kandi keza. Nta bandi bantu bakurambagije? Ariko baraje benshi. Nabo ngabo wenda nagaga ngo badafite imodoka, barazaga. Hari uwaje arambwira ati noneho ntacyo, ubwo uvuyeyo nta kibazo, twakomezanye. Uyu mwana mujyane kwa papa we. Bakumvise? Mujyane kwa papa we. Noneho uze duhite dukora ubukwe. Twibanire. Dukora ubukwe. None se byagenze bite? Use wafata umwana. Dukomereze inkuru. Ukamujyana. None se bose ndagira ngo umenye yuko nyuma yabwo wigeze wongera kugira urundi rugo? Ntarwo. Byatewe n'iki? Nta rugo nagize, ntarwo numvaga nshaka. Kandi kose no ko binjana. Urumva wowe warakundwaga cyane, ukeneye n'abandi bantu bagira. Iki kintu cyatumye utongera kwiha amahirwe yo gushaka urugo? Reka nkubwire. Navuyeyo niyemeje ibintu bitatu. Icyambere utazashaka undi mugabo. Ngo iki? Icya kabiri utazabyara undi mwana. Ngo iki? Ko numufata imyanzuro nk'iyarayisha babuze. Utazabyara undi mwana. Icya gatatu wafashe icyemezo kindi? harimo n'ikindi cyo kuvuga ngo wenda nkuriya mugabo twongere tubyarane kandi ndi iwacu. Byajyaga bibaho. Abo bagiye batandukana nawe bose bagenda bongera bagakururana. Cyo nacyo nari naracyanze. Ubwo urumva, ubwo ni icya gatatu, cyo cya kane. Ibyo nibyo wari washije nk'imyanzuro. Sinzongera kubyarana nawe, sinzabyarana n'undi wari we wese, sinzashaka undi mugabo. Nta nubwo azanaza kunterera inda mu rugo ngo twongere dukururane. Oya. Noneho wari usubiye mu kimansera. Oya, nuko nguko bya. Wari ugiye mu kimansera warabyaye kandi ntabajya barabyaye. Birashoboka. None se kugeza kuri ino myaka aho giye tumenyaniye nkumenyeye,
wumva icyemezo wafashe ari cyiza? uzi ko numvise ari cyiza kubera yuko hari abandi nagiye numva ubuhamya bwinshi. Niyo mpamvu mba nshaka gutanga ubuhamya nanjye kugira ngo bufashe abantu, kuko nanjye nagiye mfashirizwa ku buhamya bw'abandi. Yego. Akavuga ati nashatse 3, sibyo? Ati noneho abana nashatse nabyaye kuri abo bagabo 3 byambereye ikibazo kuba managinga. Kumva yararushye nkavuga nti sinone mana, ni noneho nge byabinduhije ari umwe, none uwa 2 n'uwa 3 urumva biragoye. Ariko si icyo gihe wakwifata avi ku buryo uba n'inyangamugayo cyangwa ubu bikora mu buryo bwa buriya hari ntabwo abantu benshi babyemera, bumva yuko ubwo umuntu atari muzima. Yego. Aya ntabwo nge nahise numva yuko umubiri wanjye ni nge mutegeka. Ushobora kwifata gutyo, ntabwo umubiri wanjye wantegeka ubundi. Ubwo iyo myaka yose irenze 33 yose wayifashemo ntiwongeye kumenya icyitwa umugabo. None se umubiri niwo gutegeka cyangwa niwo gutegeka? Ariko umubiri uraryana. Gusenga iyo ugiye gusenga, iyo urimo mu masengesho ubundi bafite izindi mbaraga zikuyoboye zinagutegeka. Ni ukuvuga ngo umubiri nukubwira ariko ikibazo ariko uragikwebye kandi badabariza abakunzi bacu. Nakubajije ngo mu myaka 33 ishize nyuma yuko ugize ingorane urugo rwawe rugasenyuka, nta kintu cyitwa umugabo uzi ubundi. Ibyo ngibyo nturi bubyemere. Oya ngewe nta kibazo, twebwe wowe urasubiza. Uri bubyemere kimwe nuko hari n'abandi batabyemera. Oya ariko nta kibazo, twibwiye ko nta matsiko giye mfite, kuko uyu munsi hari abantu bari mu rujagararo basenya ingo, ariko kubera amajwi menshi arimo binjirana baravuga bati ejo ugasanga yafatafashe, ugasanga yakuyemo inda, ugasanga yongera agira ate, ugasanga by'abana 6 ku bagabo 6. Ibyo nibyo bintu nca, kandi ndabizi yuko umugore yafashe icyemezo ubundi we kwifata byamukundira. Hari igihe uhura n'igikomere gikomeye cyane, ukumva noneho icyo gikomere gihuye kigukiza ahantu ibyo byo gutekereza ibyo ngibyo byose bivamo ugaceceka ukabyihorera byose. Niko byakugendekeye kandi ukumva uri muzima. Niko byakugendekeye urihambira kweri. Ukumva si no kwihambira, ukumana ibisanzwe. Gusa nyine ngewe wenda cyatumye bikunda, nagiye mu masengesho cyane. Wahise wiha ibintu by'amasengesho cyane? Mu masengesho cyane. Asa amasengesho ntibateretaniramo, aho nibonja numva babirangiriza mu masengesho. Ibyo ngubu byateye ntabwo mbere ari uko byari bimeze. Yego. Ni ukuvuga ngo iyi myaka irimo ibihe turimo, imyaka 3 irarangira ugasanga hari ibindi bintu byinjiyemo bitari bihari. Yego. Hanyuma rero reka tugushimire mama wacu Josephine, ndizera yuko abantu bagukunze cyane, uratuje, uburyo utanga ubuhamya bwawe ni byiza. Ariko nanone ndagira ngo dusoze iki kiganiro, nitugira amahirwe uzongera wenda uduhe ikindi. Dusoze iki kiganiro, ni iki kintu wabwira abagore bari mu ngo babona ibintu byacitse byabakomereyeho, bazanwaho babakeba babo ndetse babona, wababwira iki ukurikije ubunararibonye ufite muri ibyo bintu? Ndagusaba ko twazakorana ikindi kiganiro turi kumwe na Mama Nana. Ibyo tuzabikora, ariko turi ku musozo w'iki kiganiro, mu magambo make niki wababwira? Ikintu nababwira waretse nkazakivuga ngo kubagira inama, kugira inama ukuntu umuntu yakomera muri icyo kibazo. Kugira inama ukuntu umuntu yakomera muri icyo kibazo. Ni ukuri no gusenga. Iyo ni intambwe ituma bishoboka. Wenda uragira uti ni ugusenga, ibyo wenda tuzabirambura mu kindi kiganiro gikurikiyeho. Ubwo ari abagabo bakwiye gusenga, ari n'abagore bakwiye gusenga, kuko gusenga si iby'umuntu, si iby'ibintu runaka. Hanyuma rero icyo nakubwira mama wacu, ubuse nakubwira ngo Paul nyuma y'imyaka 35 Paul warayakiriye. Ubu ni ukuvuga ngo nsa naho hakizi nibe cyo kibazo cyarabayeho. Kuko ubu mfite abuzukuru. Warakomeye. Bana baje gukura baranashatse baragize. Ubu mfite abuzukuru, sibyo? Abana banjye kandi Imana yangiriye neza, abana banjye barabameze neza. Urumva rero ko ibyo byaranibagiranye.
ahubwo icyo uba ukoze n'impamvu yo gutanga ubuhamya ni uburyo bwo kugira ngo ukomeze abandi bantu ndetse unababwire ko kuvuga ni byiza, kuko iyo uvuze bisohora agahinda, ntujye wajya muri ya depression izagutera kuba wakwigirira nabi. no kuba maze kuba mukuru nkumva yuko rwose nshaka kuvuga nuko buriya gupfa umuntu atavuze ni bibi. Ni bibi utavuze kandi ubu noneho ndimo ndiyubaka mu masaziro. Masaziro ugasaza neza. Ugasaza neza. Niyo mpamvu ndimo mvuga ibi ngibi. No kugira ngo nyine amasaziro abe meza. Turagushimiye rero mama Josephine, Imana iguha umugisha. Abakunzi ba Mama Mignone Official na Magic History TV nibongera bakagukumbura bagakenera ko ubaha ikiganiro uzakibaha, sibyo? Murakoze cyane. Ngabo basezere. Mana yo mu ijuru, ukiza mwiza, turi imbere y'amaso yawe. Turagushimiye cyane kuko wagiye uturinda muri byose, ukaturindira muri uyu muyaga wo muri iyi si. Komeza kubana natwe kandi ugumye kuduteza intambwe kugira ngo tuzagere mu bwami bwawe. Bana natwe muri byose, ibyadufasha bigatuma tuzinjira mu bwami bwawe kandi tugakiranukana n'iyi si neza, ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero iguha umugisha mama Josephine. Amen.